Dusuhuje mukunzi w'ibiganiro byacu, ibiganiro by'ivugabutumwa, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, ubuntu Imana yagiriye abari mu isi, ubuntu bukiza, ubuntu bubeshaho. Ndagusuhuje rero aho uri hose, ndakwifuriza kugubwa neza, ariko kugubwa neza nkwifuriza no kugubwa neza gushingiye ku Mana, kubera ko ahandi hose washakira kugubwa neza cyangwa se kugira amahoro ntabwo bikunda. Ndakurarikira none ukanda subscribe kuri channel yacu Ijuru Ntirikorerwa TV, kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro by'ubutumwa bwiza bitangwa n'abavandimwe bagiye batandukanye, ubuhamya bw'abakize urupfu rw'iteka bwo kwizera Yesu Kristo. Ndagushimira nanone kandi nyine kubana natwe, usangiza ibiganiro byacu abandi, kugira ngo nawe ufatanye natwe kugeza ubutumwa kuri benshi. Iri jambo rero ngira ngo dusangire ni ijambo riri mu Bafilipi mu gice cya mbere 20 gusa, ibanza. Pawulo na Timoteyo, imbata za Kristo Yesu, turabandikiye mwebwe abera bo muri Kristo Yesu b'i Filipi bose, hamwe n'abepiskopi n'abadiyakono. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Nayo magambo gusa niyo 20, ariko iyo nshaka ko turebamo ni ijambo gusa. Yavuze ngo ndabandikiye mwebwe abera bo muri Kristo Yesu b'i Filipi bose. Urumva inzandiko Pawulo yagiye yandika, yazandikiraga abera b'ahantu runaka: Filipi, Kolosayi, Korinto, Tesalonike, Efeso n'ahandi, Galati, abera b'ahantu. Nta rwandiko rwandikiwe abadeperi cyangwa se abametodiste cyangwa se abarestoration cyangwa se abazayoni cyangwa se abakatolike cyangwa abandi bantu nk'abo. Inzandiko zo zandikiwe abera. Birababaje rero niba utari muri abo bandikiwe iri jambo ry'Imana, ukaba unatekereza ko warisoma ukaryumva, ukaba utekereza ko hari icyo ryakungura. Ni ijambo ryandikiwe abera gusa, utari we ntacyo wumvamo. Abera rero ni bantu ki? Abera, umuntu aba uwera ate? Ese umuntu avuka yera? Ese bigenda bite kugira ngo umuntu ahabwe kwera cyangwa se gukiranuka cyangwa se gutungana? Twese tuvuka turi abanyabyaha, tuvuka turi babi, dukatiwe kurimbuka, nta byiringiro dufite by'ubugingo buhoraho, nta byiringiro dufite byo kubana n'Imana, kuko igicumuro cya Adamu twagabanye twese tugahinduka abanyabyaha. Twese rero tuvuka turi babi, tuvuka turi abo kurimbuka, tuvuka duciriweho iteka. Ariko Imana ishimwe ko yashimye kudukiza itabitewe n'imirimo yacu myiza, kubera ko twese twari babi. Yohereza Yesu Kristo kugira ngo yishyireho ububi bwacu bwose, noneho abuhanirwe iteka twari dukatiwe, aba ari we uricibwaho, noneho tubarweho gukiranuka kwe kubwo kumwizera. Yesu yemeye kwishyiraho ibyaha byacu byose no kubihanirwa, ariko agamije kugira ngo aduhe gukiranuka kwe, noneho gukiranuka kwe kuduheshe kuba abakiranutsi imbere y'Imana, cyangwa se kuba abera imbere y'Imana. Abera berejwe muri Kristo Yesu, abera bakuweho urubanza rw'ibyaha ku bwa Yesu, bagahinduka abera. Iyo utsinze mu rubanza, cyangwa se iyo urukiko rukase urubanza rukanzura ko uhindutse umwere ku byo waregwaga, uko kwera nyine ni ukwera kuba kwemewe n'amategeko. Natwe rero kubw'uko habonetse Yesu wishyizeho ibyaha byacu byose, kumwizera bituma tubarwaho kwera kwe, bigatuma dukurwaho urubanza rw'ibyaha, tugahinduka abere mu maso y'Imana, cyangwa se abakiranutsi, cyangwa se intungane, ariko bitavuye ku mirimo yacu myiza, ahubwo bivuye kuri Kristo we watwejejeho ibyaha byacu byose, abyishyize hanabihaniwe, kugira ngo dutsindishirizwe tubarwe nk'abakiranutsi mu maso y'Imana. Wowe rero ugishakira agakiza mu idini, ugishakira agakiza mu mirimo yawe, kwera kuvugwa n'ijambo ry'Imana ni ukwera duheshwa no kwizera. Ntabwo ari ukwera kuva mu mirimo yacu, ntabwo ari ukwera kuva mu mihango y'idini, ntabwo ari ukwera kuva mu kindi kintu icyo ari cyo cyose umuntu yakora, ahubwo ni ukwera umuntu ahabwa kubwo kwizera Yesu Kristo. Abo bera rero baziranenge, abakiranutsi nibo bazajya mu ijuru.
nta dini rizajya mu ijuru, hazajya abera. Kwizera Yesu no kuyoboka idini ni ibintu bibiri bitandukanye cyane. Izere Yesu uyu munsi, nawe ube werejwe muri we, ube uhindutse umukiranutsi ku bwe, ube umuragwa w'ubugingo buhoraho ku bwe, ube mwisuzi neza ko isaha n'isaha upfuye cyangwa se Yesu agarutse, nawe uri mu baragwa w'ubugingo buhoraho. Ushatse kutwandikira watwandikira, nimero zanjye ni 07844257, ziri no kuri WhatsApp, tukagufasha kurushaho gusobanukirwa byinshi, ukamenya uburyo nawe waba mu isi waratsindishirijwe, warababariwe, waremewe n'Imana ndi ku bwa Yesu. Amahoro y'Imana rero abane n'abizera Yesu Kristo bose bataryarya, bazi neza ko imitima yabo iboneye imbere y'Imana ku bwa Yesu. Ndagushimiye, nkwifuriza ibyiza byose biva ku Mana.